Do you understand? Uranyumva? Tesi uranyumva? Idiots. Amazina yanjye nitwa Karangwa Tessy Megan. Mfite imyaka 22 y'amavuko. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho mbana na papa wanjye ndetse no nita mama we nkomoko y'ibibazo bimbaho byose. Ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo namenye inkuru ya nyayo ku buzima bwanjye itandukanye nuko nakuze nizi. Uyu yitwa Sangwa, ni inshuti yanjye ihora mu bibazo byanjye byose. Naho uyu we yitwa Sandra, ni murumuna wanjye aranyanga ku rwego ruhagije. Papa wacu we ni ntacyo bimbwiye, yumva umugore we kurenza ibindi bintu byose. Dave we arankunda cyane, gusa yaba urukundo, ubuzima, ibi byose nta cyampiriye. Iyi ni inkuru yanjye. Turavukana ariko ntabwo mvukana biraho. Menya tuvukana ntari ibyo nzi. But I guess ni umukozi wo mu rugo iwacu. Mama, niyo mpamvu mbona umwitwaraho kuriye. Ndakeneye rero kuwa mbere muzaze muzanye ababyeyi. Kubera iki? Ni kubera impamvu zanjye n'izikigo. Ego wabashaka kunyirukanisha San Matrice? Oya, ibyo tubyihorera. Ababyeyi se bajute ko twe turi kuvugana nawe ni nk'amaji. Oya, njye se ndi G yawe. Uranatungana ku buryo wamfata nk'G yawe. Aba boss mutubabarira ariko basi nzagwana kanako ntuzabwire mu rugo. Mereza ahubwo. San Matrice karwatangiye cyane. Yimereza itakuniga. Yimereza. Meza nawe maherena kugira ngo ubone ko nta mikino ihari. So maherena ko nakubwiye. Yamereze ayo maherena. Sibe kuzayambara gusa arahenze. Ntayo nzambara. Kuwa mbere nuza ku ishuri utambaye karuvati utagize uti kandi nukuza uri kumwe n'umubyeyi wawe. Komeza inzira. Mama cya papa. Uzabona wa hafi aho ngaho. Sizanira mama. Bana biki gihera. Ngiye mwubahira ko ari duwaye nta kintu. Nukuri. Sinagushitse mu kigo gusa ndakubwira. Wari wambuze. Shamba ndi kuganira n'uyu mushito wanjye sinamukubwira ibyo. Uyu niwe Kevin se ujye ubwira. Ni mushito wanjye. Wasanga mutarimo nawe. Nawe narinze abana bashyashye ngira ngo njye kukumenya. Bite? Nisawa. Shanyine niciye gahunda se. Umva byari ngombwa yuko mvugana na Kevin kuko hari utuntu nashakaga kumusobanurira aho gato hari imitwa tuba turi kuganira. Rero najya gupange ya gahunda Kevin. Reka tuvugane n'uyu nguyu nta kibazo cyose witeho. Thank you. Ndaza kukura mu kanya. Ntagaruka uvuga ko ndayibuka. Ahubwo zamu ntabwo wabonye ko yaje. Turamuca he? Gahunda yacu ntabwo twayica. Turamuca he? Buryo tugenda nese nuko mbere twadusatse ikigo. Nyine zamari hari araregeye ngambwira ahantu turi buce. Niwe ujyemo ibitekerezo byanyu dutorashaka buryo tugenda turebe ko ahantu ari duce hatari. Turashaka uburyo bwose ahantu hose naguze ko bahafunze, ahantu hasigaye ni hari azamuhagaze honyine. Ahandi uri buce basabujijisha. Ninde uri bushake ibyo ngibyo umushake njyewe mbwire ngakayira karahari. Ariko nukajya bica gahunda tugenda. Ariko wahiye koko washyushye naje ariko urebe ukuntu wahiye washyushye kagaje uzko wajya ngo naguzi isi tugezemo bajyanje ndimora niteza tuno dusore two muri kigo. Umva muko utanyita gatugenda. Nshimiye ko nibura finally wemeye ko nza hano mu rugo. Sha nanjye ndabyishimiye cyane pe ariko nyine igihe uziyemo. Okay. Don't. Wibivuga ndabizi icyo warugiye kumbwira. Erega ntago mu buzima nyine dukora ibintu byose twishimiye. Hari igihe dufata risk kubwo wenda kubaha umuntu cyangwa se kubwo kubona ko icyo kintu kuye kugikora ko. Yego. So ngira ngo wenda nagiye kure
gusa impamvu ndi hano ubundi usuyizi. sha impamvu ntiyabura, ndabizi ufite byinshi byo kumbwira pe, ariko aka kanya mbabarire. Okay, Basi tubivuganire kuri telefone. aho ngaho naho reka nkubwire ngo byihorere. Nyine rimwe na rimwe iyo ugiye kumbwira mpita menya icyo ugiye kuvuga, kandi hari igihe ibyo ugiye kuvuga biba bitari bunshimishe. Nashaka kumenya nyine sinzi, ntabwo njya nkunda kukubona kuri uyu bumeze, kandi urabizi ko buri gihe murambikubwira niba ufite ikibazo nganiriza mvugisha. Ndakeka ibintu byanjye byose ubizi. No, sometimes mba mbona nta n'ikintu nzaho, kuko igihe cyose approachinze ngo tuganire umbwire ikirimo kujya mbere muri wowe, umbwire impamvu isura yawe itishimye, ntabwo ushaka kumbwira. Igihe kizagera nzabikubwira pe, aka kanya ntabwo ari igihe cyo kubikubwira, ariko nzakuganiriza. Ndakumva. Ukeka ko igihe aba ari ryari? Igihe ni iki ngiki, igihe ni kiriya tuba dufite, ejo ntabwo tuba tuzi ngo ejo, ntabwo tuzi niba ejo ari ahacu. Niyo mpamvu rero umwanya uba ubonye uba ugomba kuwukoramo ibyo ugomba gukora koko. Ndabizi nyine biba bigoye, nyine duhurira twese ku ishuri, twese tuba dufite inkuru zitandukanye, ariko nk'umuntu wo kwitaho, nk'umuntu ukwiyumvamo, nyine mba ngomba kumenya nyine niba utari muri mode nziza ese byatewe n'iki. Ura ni nayo mpamvu nakomeje kwensista kugira ngo nze hano mu rugo. Ariko kubo turi kumwe ubu ndumva, ubwo turi kumwe mba meze neza pe, ariko mu kanya ntugenda. Sha sinkubeshye pe. Dave, mbabarira, sibyo ibindi bintu bisigaye tuza kubiganira kuri telefone. Nese Sheri. Sheri Dave, no, ujye unyita Tessy, Sheri wapi pe. Okay. Tessy. Oui. Ngubu. Okay, ndashimye ko naje hano. Nisubu niki tuganiriye. Sandra! Ngwino nkwereke. Banguka. Ni nagabanguka kagate. Hagatanu. Hi girl. Narabyibuse sinkimenya kwicara. Kunyabiza subacyo. Byawe ndujye mbwira nanjye bimbayeho noneho. Bigenze tese. Imbwa iranyuriye neza irazamuka do igeranga. Imbwa iciyeho irakurira. Iranyuriye igeranga. Wari indese kandi noneho gatoyi. Wa mungu mushyashya uri kugenda wimaringa wiyambitse ibintu byose ahangaha yabyimbye. Ndamuzi. Mwafatiranye utwana two mu makara. Mwe wibonye nk'ari Chris Brown yibonye muri wine aba yambaye umushenete ugera ahangaha ari ubukomo twuzuye ahangaha urukweto rungana umva rumuruta. Agenda yidunda azanyobereho mwereka. Kandi imagine ko aje akanyurira. Gloria, wow. Kwa gatanu tuzajyane muri kiriya kirori cyo mu kigo. Rwose ngewe nta wundi ushaka kujyana nawe. Uriya rero arafata ku mugari wa yandi. Iyo mubwira nyine ngo ni karafata ibikine ndabyo arafata. Ejo bundi mperutse kuza amakuru yabaye, ejo bundi animatrice yamubonye yegetse umwana w'abandi yari akuntu. Wa mukobwa w'amabuno nawe. Yewe simbizi ubwana bwo mu wakane bwose sabujyana muri kantine. Ubundi abayegetse animatrice bamuguye none nawe shacha z'abantu bipasa mure. Nose ubwo ngubwo nzabigenza guteka imbe zigeze insugura muri iki. Kubita imbe bakose nawe niba umubwikora ntiyumva mushutse. Ndamushinuje cyakora ubutaha zamubabarira garuka uhari. Yazanyobe none n'ukuntu nimereye nabi muri no minsi ngiye ubu ngubu none ibintu byose nsigaye numva narihaze. Azambabarire agaruka uhari cyangwa tuzajye kumwirebera tumeze gasopa. Ubundi tuzajye tumwe ati we umva mu bantu menyero dukuremo. Ntabwo twe turi kuri level ya kuko kumutegereza ni kera. Bari abahungu bahasize da niba bafata ibyangahe ngo kimwe n'urumogi. Ntabwo rwabura. Ziriya swinge abafite zimwumvisha ko ngewe najyana nawe mu kirori. Afata akubitaho mitsingi na primus akongeraho urumogi zigahita zimuterura zikamujyana mu bico agahita yumva abaye nyirikigo. Na primus n'inzagwa na za dundu ubwonko. Ejo bundi naramubonye muri quartier ga yarambaraye. N'uwo murambara rumwe. Ngaho shayibaze ko abungo shashaka kubona turi ku rwego rumwe. Yegora akundi
ntabwo yabikora ari muzima natwe turamurenganya. Umva ibyo kariya kabwa kanyuriye tubyihorere ko nkomeje no kubitekerezaho nahita nirukanka. Ko wagowera ahubwo nyibwire. Ibyo animatrice byarangiye gute? Yego kumva uriya nawe aba yagaye ubundi muri kino kigo cyose njye bayabonye abantu bose barimo bananiranye n'injye yabonye. Rega Sandra niwe wenyine ugaragara. Umugore yega yifasha njyana arambebe teta nanjyana mu biro ngo nagende ngampereze ngo babyeyi nginyirukana. Ngo babyeyi dufatanyije kurera ngo Sandra. Ntabwo rero byagukanga. Papa wanje cyazarase papa wanje ntabwo ajya avugana nyangana kata nkaziriye cyakoze azamuheza amafaranga cyangwa se yohereze no muzamu cyangwa amamagare no kuri telefone. Muri yarata wabona cyo gishaka no gukura papa. Abantu matrice ntabwo bazi. Uriya matrice mbona ha ariko ariho warabimbwiye ndabizi ko hano atari safe ariko nanjye ntabwo ndi buhatinde. Nagira ngo nanakurebe menye niba umeze neza menye niba utari kuri nko muri ya mudu nyere urimo ku ishuri. Nyine ubu ntabwo nisanzuye ariko promise ndaza kuza kukuvugisha. Sure. Ndakuvugisha ubu hano akuzi ko no kwitaba telefone bisigaye ari ikibazo kuri wowe. Ndaza kugerageza. Sinzi impamvu nyine uri murangora tu. Ndaza kugerageza ndakuvugisha pe. Nire. Murimo murajya he? Nkawe uri gukubita amabuno uyajyana he? Ariko kiwi wowe zamu wajya tubabarira ko kushinzwe ubuzamu ushinzwe no kutwigisha ushinzwe no kumenya aho tugiye se. Noneho ndumiwe. Ese mbara guzama hezo kwigira gongwe hano ngaha muri iki kigo. Mba rero nkubwiza ko nimba utari unabizi. Uri kubyumva? Njye mba wajya ugabanya. Amabuno agasuzuguro nkako ngako. Datawanye ize mbara guzukura he ushinzwe. Ninjye muri kubwira cyangwa nundi muntu muri kumenyera njye ntabwo ndi umunyeshuri mugenzi wanyu mumenyera gutyo. Uhetse ndese. Uri iki? Nkunda akazi nkora hanga hasi. Ushobora kuba ishuri se nyine ukora iki? Uru rwego ni rwugezeho. Inzu ya sko wahinduye y'amarogi. Mama narinde kumusura bisanzwe turigana. Bakire. Siba wa mushura wa mbesire wa mayibobo. Asoni. We hano hinje tundi. Ni mwebwe muza mukibuga sanga ibintu byose mu nzu nta bihari. Nkawe hano wahaje gute? Bafunguriye kuri gate mama. Bagufunguriye kuri gate. Yakubwiye ko hano ari we se? Narinje kumusura yambwiye ko atameze neza. Hanyuma se nyuma yo kuba atameze neza ubu niki yiyongereyeho ubu noneho usize ameze neza? Umva nkubwire wanda yawe ziba. Muze ko shobora ari giye uzaba wungirije directeur muri iki kigo. Noneho uratse kanguka ngo usimbura directeur. Ese ubundi uraryamye uri kurota. Usabwa gukanguka kugira ngo ubashe kumva neza ibintu turimo ukajya ura nubwo utari uri mu mbona hangange mba mfite ukuntu nkotura akazi kanje. Ibyo ni ibikureba process. Ntabwo ushobora kuba wancika niyo wakigira inyoni nakubona urakubyumva neza. Urashaka iki agatanga? Urumva ushaka iki? Ndashaka iki? Urashaka iki? Njyewe ukadumwa yakugenda gusubira hariya mu kigo vuba. Dore ni wowe utangiye kwigishiriza umwana ibintu by'uburara uzana abagabo muri iyi nzu. Buretse njya nguteze sko noneho umusobanurire neza ko ahanga hari mu nzu y'indaya. Ubu mwari mu biki? Urabona atambaye ubusa? Nsohokera mu rugo nta bintu byinshi navugana nawe wowe ubu. We umva ubwire wa gicucu. Nta soni. Wenda fata inzira nasohoka hano kwinjizamo abagabo. Sinabwo nemerewe kugira inshuti ngo zinsure. Wabibwiye nde? Umwana w'umukobwa warezwe ufite umuco mwiza. Abwira ababyeyi ko afite abashyitsi. Bakabitegura bakamufasha kubakira. Noneho urabona uri hano wenyine ugatangira ukazana abahungu muri ino nzu. Abakobwa bameze gutya ubundi tureba bwo kuvugana natwe. Ntabwo urabona noneho reba ukuntu uba wiyambarishije. Reba ukuntu uba wiyambarishije. Nasi ibyo yambara birakureba bundi. Aho kuko numva noneho ugize animateri inshingano zawe wasibagiwe. Noneho wowe warenze ubwenge. Ese ubundi ubagukuye he? Ninde wakuzanye hano muri iki kigo? Ko numva ufite ushinzwe uri kureba ibintu bitakureba. Mufite agasuzuguro kenshi. Noneho reka kugira ngo mbemeze neza. Urumva? Wese witwa Peace. We ntago witwa Gaje. Noneho ndagiye hagira urenga ku itegeko ryanjye noneho asohoke. Ni soni.
ubwo urabona ukuntu wambaye nose urabona nambaye gute urabona wambaye neza we n'umuhungu mwagerekeranyije amaguru murimo murasomana murimo murakorakorana buretse noneho nguteze sko noneho urebe ikintu ari gukorera ntuvuga ngo ndakwanga ibi byose ntibikora kugira ngo usebye reka nze ndebe nisanga imirimo yose imyenda nasize hari utayiteye pasi ngo uyizinge uraje ubona icyo mbitanga Where Kiwi? Boss. Aheta kavuga basi. Yo tuvugana. Ndabona yanze kuza. Se boss. Uraniye wamuhasa. Boss wacu watubayeho ukaza tukavugana. Ko byayindi byose twakinaga. Ese waje ko nabyo idirirya. Bico yaraka. Se watubabarire man. uradusuzuguye se mani watwitabye twubahane mani reka ibintu by'ubuyi wayo ngwino duciringe nk'abantu baguca bugufi yego mani ngwino duciringe nk'abantu nyine urumva nyine twashaka kujya hanze arakadira tugiyemo urumva karimo ibiceri kandi wowe twemera ukadurushya nyine ukatubikira ibanga w'umuntu wacu mani twagutamo pe urumva icyo kintu atari sawa suri kwigira umuntu urabona ikibazo wowe ushaka guciringa unavuga neza ariko mugenzi wawe burya ababivugamo burya abashaka kumenyera kanshinga icya mbere ni amafaranga vuga urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera harimo amafaranga se nibura ariko iwe ibiceri turaza wowe baritonze tugende tujye muri byo wivuga menshi uremera ibiceri ntabwo wemera sibyo Waramutse. Uyu munsi se suri bwambare za moto z'umweru ko arizo nabonaguriye. Shobora kusambara cyangwa nkambara ya musandari. Nayo nahita ngenda nkayoza. Waba ukoze? Wabibonye se ko ejo nabwo nari ntabwo kuzingira imyenda. Uransinya imyenda? Nabwo warakoze. Sinzi niba mwabyibukaga rero ko uyu munsi turi itariki ya mbere z'ukwa gatatu. Habaye iki? Habaye umunsi wo kubeshya? Oya. Niyo tariki twishyurira ishuri. Ça va? Ouais. Mais où t'es? Eh. Ça va? Ok. Babe, you need this from the window with Gaju. Tamwita? Gaju. Oh, Gaju, nice to meet you. Wako murebane gake. Akwaje ugabanye fuhebe. Indaga rifuye. Oya, nuko nahoraga mukubwira ngo afite boyfriend icyuma kambwira ngo ashaka kuzakubona. Then kandi nawe wari umuzi wamwumvaga muvuga. Babakambahuze. Okay. Ariko ntugire impungenge uri mwiza cyane. Oya ntabwo nabikora. Shunu nese ko mwatinze kongera byagenze bite? Umva cyabaye ingorane ku ishuri mbega umuzamu. Cyari bigoye gusamba. Okay, ndizera ariko mutari bugenda akakanya sibyo? Banza mureke twenjoyinge mbagura akantu ko kunywa tumeze n'akantu ko kurya hari ikibazo. Umugabo wanjye ni ufite umugabo wundara. Abandi barabeshya. Ako rero njye mvuye no ku ishuri nshaka gupisa byatari. Njye gupisa muganire biki ndaje. Umva banguke di utaneze. Ndabona gukumbuye n'ukuri.
harya witwa Gaje. Okay. wowe Njye ni Lucas. Nose. Ntabwo yabikubwiye se madamu? Nako madamu yabikubwiye. Okay, ntacyo. Ngaje. None se ariko nawe uranaga ari ibintu bya danger. Babishatse wazagiza hano sometime kisanzura nubwo bebe wanjye yaba nta mwanya afite pe. Sibyo? ushatse kuvuga iki? Nubwo ukiri mu ishuri uri mukuru nawe urabyumva. Ushatse kuvuga ngo nkaza nkajya nza tutazanye nawe tukiganirira cyangwa tugasangira nta byadanje. akanya se kandi ufashwe ute?